This is Combative Comedy again. Reka tugushimire rero wamaze gukora subscribe ahangaha ku muyoboro YouTube channel yacu. Tuguhaye ikaze nawe mushyashya ngaho kandi subscribe kugira ngo uko twaplodinze ibiganiro bijye bihita bikugeraho ako kanya. Ni inkuru rero irimo iraca ibintu cyangwa se ni inkuru yakomeje kuvugisha abantu, aho umugore yagaragaye arimo arasenya inzu ayisenyeraho umupangayi hakirimo n'ibikoresho nta n'ikintu na kimwe cyakuwemo. Ni umugore rero ugaragara nk'aho ari umusirimu kandi ukuze rero wagerageje gusenya, ariko abantu bakavuga ko ishobora kuba ari uburozi cyangwa se yaba ari indi myuka itari myiza. Uyu mugore rero yagaragaye arimo arasenyeraho umupangayi w'inzu, hanyuma n'abagerageje gutabara cyangwa se n'abagerageje kuba bagerageza kubikumira akagerageza kuba yashaka kubakubita ipiki. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugisha abantu kandi ni ibintu byababaje abantu benshi bari bahari. Hari imbaga y'abantu rero ubwo twafataga aya mashusho. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bibabaza benshi kandi ni ibintu bitagaragara neza rwose mu maso ya rubanda. Ni ibintu bigiye bigayitse kabisa, ni ibintu bisebetse. Uyu mugore rero yakomeje asenya iyi nzu kugeza ubwo yakuyemo urugi. Reka tugende tubereka video yose uko byagiye bigenda. Reka tubereke uko bimeze. Waba ukeneye kwamamaza ibyo ukora, waba ukeneye umukozi wo mu rugo cyangwa mu kabari, hamagara King B Business Group bagende bagufasha kuri izi nomero 078 92 30 500. Ngayo nguko rero dore video yose ntucikwe uko byagiye bigenda. Aha, komeza. Mabyiruka yanjye ariko ibintu cyambere ndiho mama yarambye ngagende boni ndabibonye turizaho Karalisa yazaniwe no kwiba no gusahura, yahereye ku mafaranga ashyira mu mufuka, ari gusenyera ku bikoresho biri mu nzu ngibi bireba mu muryango. Inzu yarishyuwe, nta deni tubafitiye, ukwezi kuzashira ku 9 mumurekerera ko ibyo ashaka. Ntabwo ari njye uzayubaka, ni yanjye se, ariko mu gihe nayikodesheje byari byemerewe ko nyibamo. Uretse Karari nahita nkwica mu izina ry'Imana. Ujanjura telefone yanjye se? Ewe.
wrong.